Noneho rero ibintu byakomeje guhindura isura hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abasitari muri ino minsi barafitwe kabisa. Nyuma ya Jackie, uyu Kiramani noneho nawe ake kashobotse. Murabizi yuko Jackie yaramaze iminsi ari mu maboko y'ubutabera, ari gukurikiranwaho amagambo yavuze ajyanye no kuba yarashyize hanze amagambo atarimo muco cyangwa se atarimo indero nk'uko abarundi bakunze kubivuga. Ndetse nyuma yaho ngaho murabizi yuko sibye yuko na Jackie, ntabwo ari Jackie wenyine, hari abantu benshi bakomeje kugenda baca mu nzego zishinzwe ubugenzacyaha RIB bashinzwa ku magambo yabo bagiye bakoresha mu biganiro byabo bakunze gucisha ku mbuga zabo nkoranyambaga. Harimo benshi bagiye batandukanye, bamwe banagiye bahabwa agasopo, ndetse abantu bagakomeza kugenda bibaza ati se aba basitari ko baba babizi yuko leta ibiziririza, kuki bakomeza kugenda babikora? Icyo ni ikibazo abantu bakomeza kugenda bibaza. Kiramani rero nawe ibye ntago byasaga nkaho rwose bizwi, ariko umusesenguzi karundura uyu nguyu bita Mutesi Scovia, mama w'urwa Gasabo, ndetse n'ayandi macano agiye atandukanye, niwe wabashije kuba yabishyira hanze mu buryo abantu batunguwe no kumva uyu Kiramani nawe rwose ibyiwe byakomeje kugenda byibazwaho, kandi ntabwo bishoboka yuko rwose ibi bintu byaba byagiye hanze ngo nawe azabure kwitaba ubugenzacyaha. Uyu Mutesi Scovia yamuvuzeho ibintu byinshi, mu mwanya turaje tubyumve, turaje nabwo kugira ngo ubashe kumva yuko uyu Kiramani nawe ashobora kuba ari mu mazi abira mu gihe cya runaka, kuko murabizi na Jackie nawe byabanje kumvikana yuko ari gasopo, mu nyuma tugiye kumva twumva ngo ubu ngo ari mu maboko y'ubushinjacyaha RIB, ngo akurikiranyweho ngo ibyaha byo kuvugira ibitutsi cyangwa se bijyanye no kutaba afite indero muri we, ngo ari kuri sitasiyo ya RIB. Byatunguye abantu benshi baribaza ati se uyu mukobwa ageze muri RIB ute kandi bari bamuhaye gasopo? Ibyo si ibyo yuko wenda amahirwe yabayeho nuko uyu mukobwa yabashije kuba yababarirwa akaba yasohoka, ariko byari byarangiye yuko rwose nawe ashobora kuba yajya gukora uburoko cyangwa se igihano cy'igifungo, uko wabyita uko ariko kose ibyo ni ibyaha. Uyu Kiramani ukina filime zigakundwa na benshi, ndetse rimwe na rimwe ziba zirimo n'impuguro zikomeye cyane, nkaho nk'iyi filime Scovia yagarutseho. Murabizi yuko afite filime birimo abakobwa baba bambaye amamini, aba ari kugenda ahugura mu rwego rwo kubabuza kutambara, akagenda bibabuza bakumira. Uyu Scovia rero niyo filime yabashije kuba yagarukaho. Ukuntu yayigarutseho yavuze ati birashoboka yuko rwose uriya mugabo cyangwa se uriya mukinnyi wa filime ibyo aba ari gukora mu buryo bwo kuba wenda ashobora kuba yigisha uruhande rumwe irigisha, ariko icyaha akora gishobora ngo kuzagwamo undi muntu. Ayo ni amagambo Scovia we ku giti cyiwe yivugiye ati niba wenda umuntu ashobora kuba yararebye filime ngo wenda ya Ngenzi, akaza guhura umugore akitura hasi kubera yuko amubonye kandi azi yuko muri filime rwose ari umwicanyi, none ibyo bintu byo ntago buriya, kandi koko ni nabyo ku rundi ruhande rumwe. Ati none Kiramani kuki akubita amabuno y'abari abakobwa? Kubera iki? Kandi murabizi yuko uyu mugore Scovia akora mu kazi kiwe rwose, agakora
biteye ubwoba kandi ni umugore rwose ushishoza akanareba kure. Gusa uyu Kiramani nawe ushobora kujya kumva RIB nayo yamuhaye gasopo. Ahubwo ikintu kiri kwibazwa, ahawe gasopo birashoboka yuko iriya filime yo kwiyenza ishobora kuba yahagarara, wenda agahita ashyiraho indi content, kuko uyu mugabo nawe rwose ku kintu kijyanye no gukina filime rwose ntabwo filime imwe yahagarara ngo biratuma watabona izindi filime ashyiraho, kuko filime iyo ari yo yose akoze uyu mugabo ibiri hejuru cyane, biri hejuru cyane ku rwego rw'uko rwose uyu mugabo ni umudashyikirwa, ni munyakazi, ndetse twavuga yuko rwose mu bantu bahanga abandi ntibakurikiye, uyu mugabo ni uwa mbere. Ibyo rero tukibaza ngo ese bizagenda bite? RIB aho ntiyaba igeraho wenda ikazajya ikumira bano ba content creator bakajya bajya gucreate ama content, ariko kubera buryo kiba ari buze guhita bakumirwa, bigasanga n'ubundi abantu badakoze mu buryo bwo kuba wenda dushobora kuba twakambukiranye imipaka. Niba mu bindi bihugu by'ibituranyi bikoresha ama social media anaremereye cyane, bakora utuntu nk'utu ngutu, bagira n'amabifu agize ute, gusa muri YouTube hari aho bigera bikarenga urugero ku buryo hashobora kuba habonekamo n'urwango ruremereye cyane. Murabyibuka nk'aho uriya mugabo Yago ubu uri mu gihugu cya Uganda, sibye ko aheruka mu Rwanda mu gihe cya vuba ahangaha, nk'uko yakomeje kugenda avuga yuko rwose uruganda rw'aba YouTubers hano mu Rwanda rurimo urwango rwinshi cyane. Gusa nawe ibyo yagaragaje ntago ari ubunyempuhwe cyangwa se ngo tuvuge yuko yagize ariko nawe byagaragaye yuko hari ibyo yakorewe bibi, ari nabyo urwego rushinzwe iperereza RIB rukomeza kugenda ruburira abantu ati ibyo bintu rwose byo kubiba inzangano, byo kugaragaza guta umuco mu Rwanda, ibyo bintu rwose musubizeyo. Ibyo bintu byo kuvuga ngo muri gushaka amafaranga ya YouTube, yego kwamamara birakenewe, kuko niyo mukoze ama content meza akaba yajya ku ruhando mpuzamahanga, igihugu gikomeza kuba cyakaguka mu rwego rwa Visit Rwanda. Ariko nanone ntabwo igihugu gishobora kuba cyakamamarira ku bitutsi cyangwa se mu kwambara ubusa nk'uko bamwe bakomeza kugenda babivuga, cyangwa se mu magambo mabi ajyanye aganisha ku busambanyi. Ibyo byose rero nibyo uno mugore Scovia mu busesenguzi bwiwe ubwo yarari ku kinyamakuru cye kimwe, urabizi yuko afite itangazamakuru bigiye bitandukanye, ari bikorera, ari ibyandika, ari ibitangaza amashusho nka Mama urwa Gasabo ndetse n'izindi Scovia byose. Uyu mugore rero yavuze ati ibyo bintu uramutse n'abandi kuko babikora bakaba bagenda nabyo rwose ni ukubikurikirana. ubwo abanosheye urwara nyine umuvugizi wa RIB Thierry, kuko nawe buriya niba hari umuntu ukurikirana ndetse unateye ubwoba unatinyitse, uriya muvugizi wa RIB rwose utuntu twe adukora yitonze, kuko aho abantu baboneye yuko uyu Thierry nta mikino agira, ahagarariye itegeko kuko kandi kuko abikora mu buryo bwo kuvuga ngo njye mpagarariye itegeko kandi singomba kureba byangirika, abana b'u Rwanda bangirika mbirebera, cyangwa se amategeko arebera kandi ari njyewe bayashinze. Impamvu mbivuze gutyo nuko uyu mugabo ntibyagutangaza uno munsi wagiye gukorana ikiganiro nawe ku ngingo runaka, byarangiza ejo wazakora ikosa akaba ari bukwitumiriza ati genda ukurikiranweho ibyo ugomba kuba wakurikiranwaho wakoze.
uyu mugabo rwose ntasanzwe rwose, kuko ibyiwe rwose ukuntu abikora biratangaje pe, biratangaje, byatangaje buri umwe ari we wese, kuko uyu mugabo ntasanzwe. Reka nkwibutse rero wowe twakomezanyije ukaba ukiri kureba kano ka video, iby'agaciro gakomeye cyane. Icyo nagusaba wowe utari wabasha gukora subscribe, ukora subscribe, ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igenda ikugezaho umunsi ku munsi. So rero iby'uyu mugabo Kiramani ukina filime, impamvu yakomeje kuba yagarukwaho, byose biri kugenda bikomozwa ku magambo Jackie yavuze ubwo yarari mu kiganiro, cyangwa se aho yari yahostinze, akaba yarari kuvuga ku kijyanye n'umubano wari ugiye kumubera umugabo, ubwo yari umuboyfriend wiwe, bakaza gutandukana ndetse akaza gushyira hanze ibijyanye n'amabanga asa nkaho yarabahuje hanze. Abantu bakanagira n'ubwoba, bakaba batuye umukobwa azi mwuka byaramwe, kuko ari amagambo yavuze n'ukuntu uriya musore twabonaga ari umugentleman. Abantu bikabatungura, bakaba bati Jackie se noneho ibi bintu ashyize hanze ni bwoko ki? Birabacanga, birabayobera cyane rwose. Niyo mpamvu rero ari amagambo yakoresheje, niho n'uyu Scovia nawe avuze ati nyamara rero ibi bintu mubikurikirane. Gusa nyine izi content wakwibaza ngo se kuki izi content bakunda kuzikora, nuko izi content zirarebwa cyane kandi ziraninjiza, kuko ubu usanga abantu bashaka kumenya ngo byacitse, bashaka kumva urwango ruri hagati y'akanaka n'akanaka, abangaba basitari barwanya n'aha, dore byagenze bite, ugasanga views zazamutse mu rwego ruri hejuru. Akaba ariyo mpamvu rero nabo bagerageza gukereya izo content zisa nkaho ziri bukurura abantu kugira ati binjize agafaranga, kuko nk'uyu Kiramani iyi content kugira ati wumve yuko ibirimo n'amafaranga menshi, nk'uyu Kiramani iyi filime yo kwiyenza imwinjiriza gatubutse ku rwego utabyiyumvisha, imwinjiriza gatubutse ku rwego wowe ubwawe ushobora kugenda ukibaza ati se aya mafaranga barayakorera cyangwa se barayacura? Murabizi yuko uyu Kiramani afite amafilime menshi, ariko muri ino minsi yarari gushyira imbaraga mu kwiyenza filime. Reka nizere yuko rero bakomeje gukurikirana ino video, kandi niba ugejeje ahangaho ukiri kuyireba ni iby'agaciro gakomeye cyane. Kora subscribe, ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igenda ikugezaho umunsi ku munsi. Naho njyewe ndi Uwayisenga Didier, cyangwa se unyite Sano Didier, kuko ayo yose n'ayanjye. Imana ikumere umugisha, amakuru yo nakagaruka.